Amazina ni Mbarushimana Joseph. Noneho mureke twigane ijambo ry'Imana tubanze dusenge. Turagushimye cyane Data wa twese utuye mu buturo bwera bwo mu ijuru. Tugushimiye kuko duhoranira imbabazi, wabanye natwe kuva tukivuka. Kubw'imbabazi zawe watwirwanye n'uyu munsi, izina ryawe rikomere ishimwe kandi rihabwe icubahiro. Tugarutse imbere y'ubwiza bwawe ngo utore ukiranirwa kose, utwejesha amaraso yamenekeye ku musaraba, kiruta byose amazina yacu akomerezwe mu gitabo c'ubugingo. Tugiye kwiga ijambo ryawe, imbaraga y'umwuka irimanuka itwigishe kandi dusobanurire, kuko ari we mwarimu mukuru. Ijambo ryawe rigira umwanya mu mitima yacu, kugira ngo niturikurikiza impano y'imperuka nivuga tuzagusanganire twishimye. Imigisha yasezerana abagukunda ku munsi mwiza nk'uyu w'isabato, natwe idusesekazeho, kandi ubwo umunsi ugenda werekera ku musozo wawo, ukomeze kubana natwe. Abarwayi ubakirize ubuntu, abihebye ubahumurize, twese udusangize ku mugisha wawe, tubigusabye mu izina rya Yesu. Amen. Noneho tugiye kwigana ijambo ry'Imana, kandi buri wese tumusaba gusengera ahari, kugira ngo ijambo tugiye kwigana muri uyu mwanya buri wese rigire umwanya mu mutima we. Tugiye kwigana ijambo ritubwira riti mushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa. Mushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa, niryo jambo tugiye kuba tuganirira hamwe muri uyu mwanya. Iri jambo ryanditswe mu gitabo ca Yesaya, igitabo ca Yesaya 55, niho iri jambo ryanditse. Yesaya 55, umurongo waho wa 6 haranditse hagira hati: nimushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa, nimumwambaze akiri bugufi. Umunyabyaha nareke ingeso ze, n'ukiranirwa areke ibyo yibwira, agarukira Uwiteka nawe aramugirira ibambe, agarukira Imana yacu kuko izamubabarira rwose pe. Uyu murongo uri kutwereka ko tugomba gushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa, kandi tukamwambaza akiri bugufi. Hari kutwereka ko hari igihe haba hari amahirwe y'uko washaka Imana, ukashaka ukayikorera, ukayinginga ikakumva, ugifite umwanya kandi ugifite uburyo. Turaza no kureba niba hari n'igihe cyagera uwo mwanya ukabura, cyangwa se ukabishakira uburyo bukabura. Hepfo haravuze hati ukiranirwa areke ibyo yibwira, agarukira Uwiteka, agarukira Uwiteka nawe aramugirira ibambe, agarukira Imana yacu kuko izamubabarira rwose pe. Aha noneho hongeye kuduha n'irindi humure ritwereka ko nta muntu wagera hakiranirwa ngo Imana imwibagirwe, kuko Yesu agiteze amaboko agikeneye ko usaba imbabazi wese yiteguye kuzitanga. None hageretsemo n'ijambo ngo umunyabyaha ukiranirwa, waramuka afashe umwanzuro wo kugarukira Uwiteka, Imana isizeho n'indahiro, iravuze ngo yiteguye kumubabarira rwose pe. Burya rero aha hari kutwereka ko igihe umuntu akiri muzima agomba kugarukira Imana kandi akayishaka, kandi ko nawe yiteguye kumubabarira. Hepfo umurongo wa 8 haravuze hati erega ibyo nibwira si byo mwibwira, kandi inzira zanje si zimwe kandi inzira zanyu si zimwe n'izanje, niko Uwiteka avuga. Aha niho hari ijambo tugomba gutekerezaho cyane. Aha haratubwiye ngo erega ibyo nibwira si byo mwibwira. Iby'Imana yibwira si byo abantu bibwira. Ibyo waba wibwira si byo Imana yibwira. Ushobora gukerensa ijambo ry'Imana uyu munsi wibwira ko uzabura ryumva n'ikindi gihe, ariko iby'Imana iri kwibwira atari byo wewe uri kwibwira. Ushobora gukerensa iby'Imana igihe ufite uburyo,
ukabigenera mu nzagihe, ariko icyo gihe uri kubigenera kizagera hari ibindi Imana yo iri gutekereza yanagambiriye. Niyo mpamvu Imana iravuze ngo erega ibyo twibwira si byo Imana igenza gute yibwira, kandi inzira zacu si zimwe n'iz'Imana. Hari ukuntu umuntu aba ari muzima afite uburyo, yaramutse, waramutse uri muzima, aho utuye haratekanye, Imana yakurinze guhunga, Imana yakurinze kurwara, iguha n'ubuzima, irongera igucira akayira, iguha umwanya wo gutega amatwi, iguha n'ubwenge buzima kugira ngo ijambo ry'Imana rikugereho. Weho warangiza ukibwira ngo njyewe buno turi mu kwezi kwa kabiri, ese turi mu kwa gatatu, nzaba ndabyumva no mu kwezi kwa munane, mfite igenamigambi ndimo, mfite ibyo nteganije, nzaba ndabikurikirana. Ariko uko kwezi kwa munane utazakugezamo. Noneho ngo inzira zacu si zimwe n'iz'Imana. Imana yarakoze, yateguye inzira nyinshi. Hari abumva ijambo ry'Imana baganiye n'umuntu amaso ku maso, hari abaryumvira ku ikoranabuhanga nk'uku nguku, hari abamenye ubugira neza bw'Imana binyuriye mu bikorwa. Inzira Imana iba yaciye ngo bikugereho, wije uyikerensa ngo uteganye izindi nzira, kuko inzira z'Imana atari zimwe n'izacu. Turi kwigana ijambo ritubwira ngo mushake Uwiteka bigishoboka ko abonwa. Igihe waramutse uri muzima, waramukiye ahantu hatuje hatekanye hari umutekano, ugaca uri muzima utari umurwayi, uri ugahinura, ukarambura amaso bigakunda, ukabona ugize n'umugisha, Imana iguhaye umwanya n'amatwi n'ubwenge buzima bwo kumva ijambo ry'Imana. Igihe cyose rikoze ku ngeso zawe, rigakora kuri kamere yawe, wije ubishyira mu nzagihe ngo nzaba mbikora, nzaba mbikurikirana, buno mfite irigenamigambi, mfite n'izi proje, ibi nzaba ndongera kubikurikirana. Aba ariko gahira Imana yaciye kuko kukugezaho ubutumwa bwiza, kandi aba ariyo mahirwe Imana yaguhaye ngo wongere uyigarukire, wongere wihane. Ushobora kubikerensa muri uwo mwanya, ukazabishaka utakibibona. Niyo mpamvu hano hatubwiye ngo inzira zacu si zimwe n'iz'Imana, kandi ibyo twibwira si kimwe n'ibyo Imana igenza gute yibwira. Kubw'iyo mpamvu igihe bukeye uri muzima, jugambirira gushima Imana. Igihe bukeye uri muzima, jugambirira gukora ikintu cyose cyanezeza Imana kikanezeza n'abantu, kuko utazi uko ejo buzaca. Ushobora kuzabishyira mu nzagihe, iyo nzagihe utazayigezamo. Mushake Uwiteka bigishoboka ko abonwa, niryo jambo turi kwigana. Icyo twibaza, ese hari igihe cyazagera gushaka Uwiteka ntibikunde? Ese hari igihe cyazagera kumva ijambo ry'Imana bikagorana? Ese hari igihe cyazagera ugakenera kumva amagambo y'ubugingo ukabibura, kandi wari ubifitiye uburyo? Nicyo tugiye kwibaza. Umurongo turi buze gusoma ni umurongo uboneka mu gitabo cya Amose, igice cyaho ni icya 8. Amose igice cya 8 hari amagambo agira ati, twibaza niba hari igihe cyazagera ugashaka ijambo ry'Imana ntubibonere uburyo, kuko tuganira hamwe ijambo ritubwira ngo mushake Uwiteka bigishoboka ko abonwa. Amose igice cya 8 umurongo waho ni wa 11. Haravuze hati, dore iminsi izaza ni ko Uwiteka Imana ivuga, nzateza inzara mu gihugu, ntizaba ari inzara y'ibyo kurya cyangwa inyota yo gushaka amazi yo kunywa, ahubwo izaba ari inzara yo kumva amagambo y'Uwiteka. Iri ni ijambo ry'Uwiteka rivugiye mu muhanuzi Amose. Riravuze riti, Uwiteka hari igihe kizagera ateza inzara mu gihugu. Iyo nzara iba ari inzara kandi igere kuri buri wese. Iyo nzara ngo ntabwo azaba ari inzara yo gushaka ibyo kurya cyangwa yo gushaka amazi yo kunywa, ahubwo azaba ari inzara yo gushaka kumva amagambo y'Uwiteka. Ni ikibazo gikomeye rero gukerensa iby'Imana, ukabyoroshya, ukabiburira umwanya.
ijambo ry'Imana rigisomwa ku buntu, Bibiliya ikiraho abantu bagifite uburenganzira bwo kuyisoma, ikorana buhanga rihari, ukiryumva, ukiri na muzima, ugifite amagara mazima yo gutega amatwi ukumva, waramutse uri muzima utari mu bitaro ngo burimo sonde na serumu, ukabikerensa, igihe cyazagera ukazakenera kubyumva no kubishaka utakibibona. Burya iyi nzara itaraza, igihe iyi nzara izatera mu gihugu itaraza, igihe ukiri muzima, igihe ugifite ingingo nzima n'amagara mazima, uburyo bwo kumva ijambo ry'Imana bugihari, bishishikarire, ubihe umwanya, ubigenera igihe, ubitegera amatwi, ico bikubuza ukireke, ico bigutegeka gukora ugikore, kuko ugifite uburyo, kuko hari igihe uburyo buzashakwa bukabura. Umurongo hepfo uravuze uti, kandi bazajarajara bakubita ku nyanja imwe baja ku yindi, bazava ikasikazi baje iburasirazuba, bazakubita hirya no hino bashaka ijambo ry'Uwiteka be kuribona. Ahangaha iki gihe kizaba kigeze, kizaba gishaririye buri wese, abantu baguye mu bwihebe, imitima yaguye igihumure, nta jambo ryo kubahumuriza rihari. Abantu bazakubita hirya no hino bashaka kumva ijambo ry'Uwiteka, ntibazagenza gute, ntibazaribona. Iki gihe kitaragera burya ni ugushaka Uwiteka bigishoboka ko abona, ariko iki gihe kitaragera uburyo bwo gushaka Uwiteka burahari. Igihe waramutse uri muzima, uri kwigenza, aho uri hatekanye, utarwaye ngo uri mu bitaro, gushaka Uwiteka birakunda. Kandi haratubwiye ngo dushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa, tumwambaza akiri bugufi. Iyo waramutse uri muzima nk'uko nguko, Imana ibiri hafi yawe, wayishaka ukayibona. Wayibonera mu rukundo rwa mugenzi wawe, wayibonera mu buvandimwe bwa mugenzi wawe, wicaye ugatekereza aho wavukiye, aho wabereyeho, intekerezo ukazagura neza, Imana wayibona kandi ukabona n'uko uyikorera, ukayishaka ukayibona. Ndatanga icyitegererezo kimwe, buri wese aho yicaye asubisha intekerezo inyuma, ukareba buri wese, kuko buri wese kwa ino si yaravutse, ugatekereza abo mama wawe yatwariye inda yawe rimwe nabo, hari abo zavuyemo, weho Imana iyawe irayireka irayirinda. Ugasubiza intekerezo inyuma, mu mpinja mwavukiye rimwe, hari impinja zitakiriho, zitabayeho, weho urakomeza ubaho. Ugakomeza ugatekereza mu bo mwabyirukanye, buri wese ku myaka afite, ku rungano rwawe, hari abatakiriho, weho ukaba uriho. Ubwo se ukumva uburinzi bw'Imana butarakurinze? Hari abo mwabyirukanye, ubu hari ingingo zimwe badafite. Hari abakoze impanuka bacika amaguru, abandi bacika amaboko, abandi bafite ijisho rimwe, weho ibyo byose Imana yarabikurekeye urabifite. Noneho n'ufite akaguru kamwe, Imana iracamuhaye umwuka wo guhumeka. Mbese ntubona ko ibyo gushimira Imana bihari? Burya utekereje neza, Imana iri hafi yawe, uyishatse wayibona, ushatse kuyikorera wayikorera, uretse kubikerensa. Ariko iki gihe turimo, Imana iracyari hafi yacu, byo kuyishaka birakunze. Urundi rugero ntanga rwa kabiri, ni ku bintu bijaniranye n'iterambere ry'ibintu n'ikoranabuhanga ryaje. Murabona ko igihe cyagiye kibaho, ibitabo bikabaho ariko biri mu ndimi zigoranye, biri mu nyandiko zihenze, ku buryo kikubona igitabo wasangaga bikomeye. Ariko noneho nawe reba aho hakuzengurutse, ibitabo byarasobanuwe mu ndimi, byegera hino, amacapiro araboneka, n'ibyo abantu bumvaga mu ndimi zigoranye, ku bataragize amahirwe kugera ku mashuri ngo bazige, zegeye hino. Ubu navuga ngo ari Abongereza bafite inyandiko, Abafaransa bafite inyandiko, Abanyarwanda bafite inyandiko, zegeye hino, ku buryo kina ya magambo yasomwaga mu bitabo bigoye kandi bihenze, aho igitabo cyaguraga menshi, ubu byegejwe hino, bihurizwa mu nyandiko, mu bitabo biciriritse, buri wese arashobora kwisomera. Kudashaka Imana bwaba ari ubunebwe, kudashaka Uwiteka kwaba ari ukubikerensa. Ariko dufite uburyo,
kandi bwo gushaka Uwiteka kandi bikadukundira. Igihe cy'inzara kitaragera, shaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa, kuko hari igihe uzakenera kumushaka ntibikunde. Hepfo haravuze hati, umurongo ukurikiyeho haravuze hati, uwo munsi inkumi nziza n'abasore bazicwa n'inyota. Uwo munsi iyo nzara izaba imaze gutera, inkumi nziza n'abasore bazicwa n'inyota n'inzara yo gushaka ijambo ry'Imana ariko be kuribona. Impamvu umwuka w'Imana wanyuriye muri iyi nyandiko bagatanga icyitegererezo ku nkumi nziza n'abasore, ni uko aribo bantu baba bafite imbaraga. Wenda ari nko kuvuga ngo ni ibintu bizaboneshwa n'imbaraga n'umuhati, abasore bakagombye kuzaryirukaho bakaribona, inkumi zikaryirukaho zikaribona, baba bafite ubuzima, bafite n'imbaraga. Ubwo impamvu batatanze icyitegererezo ku basaza ni uko bo n'imbaraga ziba ziri kugabanuka. Wenda nko kuvuga ngo ryari riri kure kwa kurishakisha kugenda no kwiruka, bo bakanavuga bati mwe n'imbaraga zanyu ntizakagombye kubakundira. Ariko n'abafite imbaraga nk'inkumi n'abasore batanzeho urugero, uwo munsi nabo bazarishaka be kugenza gute, be kuribona. Burya rero umuntu tugifite uburyo bigishoboka ko abonwa, buri wese ari gusabwa ngo shaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa, umwambaze akiri bugufi, kuko hari igihe kizagera wabishaka ntibikunde, ukinginga Imana, ugahendahenda, ugakenera ijambo riguhumuriza rivuye mu jambo ry'Imana, ukagenza gute, ukaribura. Ahangaha mu gitabo cya Akira Inararibonye umuzingo waho wa 2, ndakenera ko dusomamwo amagambo atwereka abantu babayeho bafite uburyo, bafite n'umwanya wo gushaka Imana no kuyikorera, bakabikerensa bakabigaya, igihe kikagera cyo kubishaka batakibibona, bakarira bakaboroga kandi batagenza gute, bitakibashobokera. Aya magambo turayasoma kugira ngo natwe adufashe muri aya masaha y'umugoroba, wenda ku bandi ni igitondo, kugira ngo natwe atuviremo icyigisho, kugira ngo igihe cyose umuntu agifite amahirwe aje yirinda kuyapfusha ubusa. Ni igitabo cya Akira Inararibonye umuzingo waho wa 2, turasoma ku paje yaho ya 17, paje yaho ni ya 16. Akira Inararibonye umuzingo waho wa 2, ipaje ya 16. Hari amagambo y'ingeri zose, ndayasoma buri wese ayakurikiranye. Na y'ingeri zose, buri tsinda ryagiye rinyanyagara, ripfobya, rikareka guha agaciro mu gihe ryari ririmo. Igihe kigeze bakenera gukoresha igihe bapfushije ubusa bitakigenza gute, bitakibashokera. Haravuze hati, ikigisho ni cya 3, haravuze hati, bamwe mu bari bari mu birori baje guhabwa icumvirizo, bagitunga mu cyerekezo umwobo w'igihonomu uherereyemo, basa n'abahawe uburenganzira bwo kumva ibyendaga kuhabera. Ahangaha iki gitekerezo bashatse kuduha ni abantu bahawe amahirwe yo guhabwa icumvirizo, bagitunga mu cyerekezo umwobo w'igihonomu uherereyemo. Bahabwa amahirwe yo kugira ngo bumve ibiganiro by'abantu bari barapfushije ubusa ibihe bahawe bakiri hari bazima, barangije babipfusha ubusa, babinyanyagaraho, barabikerensa. Igihe kigeze baja mu mwobo w'igihonomu. Aba bantu bahabwa amahirwe yo guhabwa icumvirizo kugira ngo bumve ibiganiro biri kuberayo. Noneho natwe tugiye kubyumva, kugira ngo ubwo twagize amahirwe bikandikwa, tukaba tugize n'amahirwe yo kubihabwa mu nyandiko no kubisoma no kubisomerwa, kugira ngo bidutere amakenga, bidutere gufata imyanzuro ya buri wese, kwirinda kuja pfusha igihe ubusa, igihe yaramutse ari muzima, igihe agifite amahirwe, kuko hari amahirwe wagira none ejo utazaba ukiyafite. Noneho bahabwa, kuko bari bahawe amahirwe yo kumva ibyendaga kuhabera. Barangije kubyumva, barahabuka, bazenguruka muri bene wabo,
mu nshuti n'abaturanyi, bababwira ibyo bumvise, kandi buri wese iyo nkuru yayibaza ukwe. Uwa mbere yitwa Ntakwitangira. Bana banje, ejo ubwo ikirere cyari gituje, nje n'abagenzi banje twahuye na Mufasha adutiza ku cumvirizo, nuko twiyumvira amajwi y'iminiho n'umuborogo w'abaturage b'Igihonoma. Rero muri byinshi nje numvise, nazirikanye cyane ijwi ry'umwana watakaga agira ati, ku bana baduteze amatwi, kandi buri wese yabaye umwana mu gihe cye. Buri wese yabaye umwana mu gihe cye, kuko ntawe uriho ataravutse, ntawe uriho atarabyawe, ntawe uriho ataragize ababyeyi. Uyu nguyu mu majwi menshi yumvishije yazirikanye ijwi ry'umwana watakaga agira ati, katwumva uko uyu mwana yatakaga: ayi, nkongera kubaho we, ngahabwa andi mahirwe ya kabiri. Mbega ukuntu nakunda mama wambyaye, akabura ntikaboneke, uwantwise amezi 9, uwampetse ntiyite ku munuko, uwo nunguka ntagire ishyari, uwavuye amaraso ndi kuvuka, uwarunduye azize agahinda namuteje kubwo kutamwitaho, kubwo kutamwitaho no kutamukunda. Genda mama, narakubabaje, ariko wakwereka ingekwe ndi kota. Uyu ni umwana igihe yariho utarigeza uha agaciro ababyeyi be, ngo amenye icyo umubyeyi amaze, akibafite ari hamwe nabo, akibabona, inama bamuhaye akazikerensa, icyo bamubwiye cyazamugira igenamigambi akabona ko ari ukumugora no kumuserereza, maze arangije ako gasuzuguro. Itegeko rya 5 rivuga ko umubyeyi agomba kubaha umwana, ararikerensa. Kanze iri tegeko tuze kurisoma kugira ngo twumve inshingano ikomeye ku bana bagenda bapfusha igihe cyabo ubusa, amahirwe bafite bakayakerensa. Igihe ukibona ufite papa na mama, ukibabona bagihumeka, aho utaharaniye icyabahesha umunezero no kububaha, ahubwo icyo gihe ukagipfusha ubusa. Reka nze aha tuhagaruke, ni mu gitabo cyo Kuva. Mu gitabo cyo Kuva igice cyaho ni icya 20. Igitabo cyo Kuva 20, twumve uko iri tegeko rivuga. Igitabo cyo Kuva 20, umurongo waho 20, umurongo waho wa 12, haranditse ngo, wubahe so na nyoko, kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Burya uko uyu murongo utubwira, uburame bwiza bukomoka ku kubaha ababyeyi. Bidashatse kuvuga ko hari ababasuzugura bakabaho, ariko hari igihe uba ku isi ukabaho usa n'utariho, ukabaho mu mibabaro gusa, gereza zigutegereje, nta kwezi kwashira udafunzwe, nta kwezi kwashira udakubiswe, ukabaho uri igicamuke n'ikivume mu quartier no mu karere, kandi uriho ugihumeka. Ariko uburame buvuzwa ahangaha buzakomoka mu tegeko rya 5 risaba abana kumvira ababyeyi, ni uko uzabaho kandi ukarama uri mu mahoro. Hari umuntu ubaho akarangiza n'imyaka 3 adafunzwe, nta muyobozi agiranye nawe ikibazo, nta miryango zicaye ngo ziremye inteko ngo yakoze amaharangari. Ubwo si ukumva uwo nguwo kubaho gucyo, nubaho mu kwezi aburana 2, mu mezi 3 afungwa 2, ubwo ukumva abantu babanganye uburame nubwo bose baba bariho. Irindi somo nshaka gusoma kuri iyi ngingo ni mu gitabo cy'Abefeso. Mu gitabo cy'Abefeso igice cyaho ni icya 6. Abefeso igice cya 6, umurongo waho wa 1, haranditse haravuga bati, bana muje mwumvira ababyeyi banyu mu mwami wacu, kuko ari byo bibakwiriye. Wubahe so na nyoko, iryo ni ryo tegeko rya mbere riri mu isezerano, kugira ngo ubone amahoro uramire mu isi. Ahangaha naho hari kutwereka ko uburame no kubona amahoro
ukaba mu isi nubwo ibigeragezo byo mu isi bitabura, ariko ukaba mu isi utari ikivume, utari igicamuke, utari kivume muri rubanda, nta handi bikomoka mu kubaha ababyeyi. Reka mbwire abaduteze amatwi muri aya masaha, kuko buri wese yarabyawe kandi buri wese yagize ababyeyi anarabafite. Waba ukuze uri umugabo w'umushika cyangwa uri umukecuru, waba ubafite cyangwa utakibafite, ariko reka nkubwire ngo umubyeyi arakomeye. Umubyeyi arakomeye. Buri wese asubije intekerezo inyuma ukareba uko umwana avuka, ariko ntarahagera, reka buri wese mu myaka ye amenya agaciro k'umubyeyi iyo nawe yabyaye, ukabona uko umwana arusha. Umwana w'uruhinja wavutse kugira ngo atere agatambwe ashobore byo byonyine amasereka anyure mu muhogo bihagije, nyina abarwanya intambara mu mezi akomeye, amuha ibere, afashe hamugabanyiriza ngo gataza ari menshi gamunige, arara amaso ngo umwuka udahera. Umwana ararushya. Kubona umuntu areze umwana ukabona arazamutse ageze igihe cyo gushobora kwiyoza no kwiyambika no kwifurira nawe akirimbisha, umubyeyi aba anyuze mu ntambara igenze ute ikomeye. Buri wese ugifite amahirwe yo kuba agihumeka no kuba afite amahirwe yo kuba akibafite, usubije intekerezo inyuma wabikuba inshuro nyinshi kugira ngo urebe ukuntu wakubaha umubyeyi, hatazaboneka ijambo ribabaza rigukomotseho, kuko umubyeyi birashoboka ko akuvuma bigakunda, kandi yaguha umugisha bikagenza gute bigakunda. Uyu mwana rero wari wamaze kugera igihonomu, yarize mu jwi rikomeye, ari kwicuza, nuko arangije aravuga ati ayi nkongera nkabaho we, ngahabwa andi mahirwe ya kabiri, mbega ukuntu nakunda mama wambyaye. Ubwo yicuzaga uburyo atamukunze ngo amwereke urukundo akimufite bakiri hamwe. Nuko arangije yongera yibuka uburyo yamutwise, uburyo yamuhetse, uburyo yamureze, ariko ibi yabyibukaga igihe cyarenze, yaramaze kugera hehe igihonomu. Ijambo tuganira ni ijambo rivuga ngo mushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa. Burya umuntu akiriho ugifite amahirwe, ugomba guharanira kugira ngo ukore ibyiza, ukorere Imana, ukore ibyo Imana ishaka, kuko hari igihe cyazagera ugasanga byarakurenze ukabyicuza bitakigenza gute bitagishoboka. Muhumuriza we nawe yateze ugutwi amaze guhabwa icumvirizo. Muhumuriza ati bene mama, ibyo numviye hafi y'umwobo wa gihonomu byanshegeshe, ariko nshimye Imana ko nabyumvise ntariyo. We yabanje gushima Imana kuko yaragize amahirwe yo kubyumva atagenze gute atariyo. Natwe tugize amahirwe yo kubyumva muri uyu mugoroba, muri aya masaha tutaragerayo, kuko nabyumvise ntariyo. Muri byinshi numvise, hariyo umugabo waboroza arasarara avuga ngo ayi ngo ndazazanya abana ba mama, ndabanyaga, ndabangaza, ndabababaza, bambura bandeba, maze mu cyimbo cyo kubabera umufasha, ubusabane n'ubufatanye mbabera umutwaro, ndabagomera ndetse bamwe ndabica, nagura ingabano ndagukirwa, none dore ngabanye umurage mu ntumbi z'abacumuye ku Uwiteka. Uyu ni umuntu utarigeze uha agaciro k'ubuvandimwe k'abantu bavukana. Ibi bibaje bibaho muri iyi si yacu, umuntu akabyara abana bakavukana ari abahungu 3, 4, 5, agakura, igihe cye kikagera bagasaza, ababyeyi bakavaho, umukuru muri bo nkaho yagasigaye ngo ababere umubyeyi, arundarunda izo mfubyi, azirundarunde zishira agahinda k'ababyeyi babuze. Noneho wa mukuru muri bo akaba umunyamahane, akababera ikibazo, akabazazanya, utwo ababyeyi basize akatubahigaho, uwabonye uzamuzazanya harimo n'ijambo bamwe akabica, maze abantu bakabura amahoro kandi ari abavandimwe bagenza gute bavukana.
uyu nawe yicuza uburyo atabanye na bene nyina mu mahoro ngo babane neza, abagwa n'abababera ikizambo, agiye kwibona yibona ku mwobo w'igihonomo, yicuza ibyo yakagombye gukorera bene nyina atakigenza gute, atakibifitiye umwanya. Hepfo haravuze hati kinyabupfura. Kinyabupfura we nawe yahawe icyumvirizo, nawe arumva. Kandi ijambo ritubwira ngo mushaka Uwiteka bigigenza gute, bigishoboka ko abona. Hari igihe umuntu yirengagiza gukora ibyiza, akabireka, akigira kiryana, akazazanya abavandimwe, akazicuza icyo yakoze atagishobora kugenza gute, kubikora. Kinyabupfura we, babyeyi banje, nubwo mushaje, reka mbabwire bimwe mu byo numviye ku mwobo w'igihonomo, nubwo ntashobora kubivuga byose kandi nkaba ntashobora kubyumvikanisha neza. Numvisha umusore watakaga agira ati, ese ubu data nawe mama kungaburira gusa, nkashisha, nkisiga, nkanoga, no kunyigisha ngakerebuka, mutanyeretse inzira y'ubugingo, ubu bimariye iki ko inturo yanje ibaye aho urunyo rwabo ruzapfa kandi umuriro wabo ntuzime? Uyu ni umwana nawe wabaye hafite ababyeyi bafite n'ubushobozi n'uburyo, aho kugira ngo bamwigishe inzira y'ubugingo, baramwigisha ngo arakerebuka, yambara uko ashaka, arya uko ashaka, ibimunezeza byose byo ku isi arabibona, ariko akayira kamwereka inzira y'ubugingo ntiyakabona binyuriye ku babyeyi. Ibyiza byo mu isi arabibona, yari afite amahirwe yo kuba muri ago mashuri yize, yasoma ibitabo akabona iby'ubugingo, yari afite amahirwe muri uwo mutekano yari afite go kubana n'ababyeyi, yakagombye kubikora neza, akaboneramo uko akorera Imana, akabona uko asoma ibitabo akamenya iby'ubugingo. Yari afite amahirwe ahagije yatuma abona uko akorera Imana, ariko ntiyabibona. Ayo mahirwe yapfusha ubusa. Kubw'iyo mpamvu bituma yibona ku mwobo w'igihonomo. Nuko arangije avuga ati, babyeyi banje mwaranyigishije, ndakerebuka, ndashisha, ndisiga, ariko ntimwanyereka inzira y'iki, y'ubugingo. Nawe yari afite amahirwe kuba yashaka Imana ndetse akanayikorera, ariko ayo mahirwe yapfusha ubusa, bisoza yibonye ku mwobo w'igihonomo. Burya rero igihe waramutse ufite amahirwe, igihe waramutse ufite ubushobozi, igihe waramutse ufite ubuzima, igihe kibi iminsi mibi itarakugeraho, urasabwa gukorera Imana, kuko hari igihe wazicuza ushaka kubikora ntubibonere umwanya. Hepfo haravuze hati nyangamugayo nawe yahawe icyumvirizo, nawe agitunga ku mwobo w'igihonomo, nawe arumviriza. Aravuga ati, baturanye inkunda, nubwo ndi kuvugaguzwa mbitewe n'ibishishana numviye ku mwobo w'igihonomo, nkaba ntashobora kubitondeka nk'uko nabyumvise, murabona ko n'icyuya cyandenze. Uyu we yari yumvisha inkuru ziri kuganirirwa igihonomo, ari kumva abantu bari kwicuza bapfushije amahirwe yabo ubusa, bimutera guhahamuka, arakuka, n'icyuya kiramurenga ku buryo ngo yumvaga atarashobora no kubitondeka nk'uko yabyumvise. Murabona ko n'icyuya cyandenze, ariko mu nkundire mbabwire bike muri bimwe numviyeyo, ahari wenda byabakangura. Icya mbere, numvisha umugore n'umugabo we bavugiraga icyarimwe baboroga bati, ubu tubigenje dute? Ukuntu twamuhoye ubusa, twamugiriye ishari yejeje, turimugirira yungutse yateye imbere, tumugirira igomwa turamuhombya, imyaka ye turayirandura, inka turayitema, ku kazi turamugambanira aho yakoreraga, tumutesha abamugurira, turabayobya dukoresheje kumwangiririza izina, nyamara se yadukundaga bingana iki? Aba nabo ni abantu babayeho
bafite abaturanyi badafite ikibazo, babanye neza, ariko bo bakagira ikibazo cy'ishari mu mutima. Ishari rirabazazanya, barimugirira yungutse, barimugirira yateye imbere, baja mu myaka barayirandura, inka bakayitema, yewe ntibanyugwe n'aho acururiza. N'umuguzi yagera muri quartier ari gushaka ibintu runaka, yarangisha ukumva utarahamurangira, ngo badakunda ngo bamuteze iki imbere. Aya mahirwe nabo bari barayapfushije ubusa, bimika ishari mu mutima, bananirwa kurirandura, atari uko inyandiko ziribabuza zabuze, ahubwo barakomeza bararyimika. Nuko bisanga mu mwobo w'igihonomu, bari kwicuza ngo nyamara se yadukundaga bingana iki. Ariko uzi guhemuka, ugahemukira n'umuntu ugukunda, ukagirira ishari umuntu ugukunda, ukimika urwango mu mutima rw'umuntu ugukunda, nacyo ni ikibazo. Ngo nyamara se yadukundaga bingana iki. Bwa kabiri mbumva bavuga ngo nitwe twamukinduriye uruhinja ntiyarabukwa, tumwigiraho nyoni nyinshi, atugira inshuti, akaja atuganyira ingorane ze, twe tumuhema, tumwicira imfura, kandi tuba ab'imbere mu bari kumuhumuriza. Gusa uwakwereka urukundo rwinshi yakundaga abana bacu. Iki ni ikibazo gikomeye. Turi kwigana ijambo rivuze ngo shaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa, kora ibyiza ugifite uburyo, kuko hari igihe cyazagera ukicuza ibyo wakagombye gukora ubifitiye uburyo utakibona uko bikora. Abangaba bari bari kumva uwabaha andi mahirwe, uwabaha undi mwanya wo kubaho no kubona uburyo bakongera kwiyubakamo urukundo, bagakundana, bagashaka amahoro mu bavandimwe, bagashaka amahoro mu baturanyi, ariko babishakaga batakigenza gute, batakibibona. Nyabuna ukifite uburyo, ugifite amaramuko, ugifite abo uturanye nabo, shaka uburyo wabana nabo mu mahoro, ubakorera ibyiza. Umuturanyi ni ingenzi, kuko kumugirira ishari aho utuye, ari igihugu urimo n'akarere urimo n'umudugudu urimo, wakubwira ngo ibyo mudugudu byose abiguhe uhasigare wenyine, nawe ntiwaharara. Burya umuntu n'undi muturanye agufitiye akamaro, kwirirwa uramugirira ishari no kumushakaho urwango ukabigoragora bikakwiyubakamo, igihe kizagera ubyicuze utakibibona, uzashaka aho wihanira utakihabona. Aya mahirwe ukiyafite go kuba ugihumeka, korera Imana ugifite uburyo, shaka Uwiteka ugifite uburyo. Hepfo haravuze hati kwihangana, nawe yahawe icumvirizo, agitunga ku mwobo w'igihonomu. Iwe ibyo yumvisha abantu b'urubyiruko, nabo bapfushije amahirwe ubusa. Urubyiruko ruduteze amatwi, namwe ngaho mwumve. Kwihangana, rungano namwe inshuti zanje, dore twebwe tukiri bato, ubwo ngize amahirwe nkaba nsimbutse, dore ko nari nazindaye ndaraba, ubwo numvaga amajwi aturuka ku mwobo w'igihonomu. Uyu we yarabyumvise, yumvishe urungano rwe ruri kuboroga, ruri kwicuza ibyo rutakoze rukiriho, bimutera kuraba arazindara. Agize amahirwe aratsimbuka, dore ko nari nazindaye. Haravuze hati dore ko nari nazindaye. Reka mbabwire bike muri byinshi numviyeyo, nibura bifashe abato nkatwe. Abato nkatwe tutarangara tukazisanga muri iyo nyenga, kuko si amakara yo kotwa. Habayeho kurangara, wazisanga muri iyo nyenga, kandi si amakara yo kotwa. Ubwo rero abantu tugifite amahirwe yo kubyumva, reka hatere kubaho kurangara. Numvise urusaku rurerure rw'umusore waboroze cyane agira ati, mbega ngo ndarimbuka nzize ubusa, nta nubwo nabikundaga,
byanarambangamiraga cyane, nabikoze gusa ngo ntanyuranya n'urungano. Aha hari ibyaha abantu bakora bitanamuguye neza mu mutima, ariko kuko biziye muri ekipe, ni ibyateganijwe ku bigo by'amashuri, ukananirwa guhagararira ubutumwa wakiriye, ahubwo ukavuga ati none se ninyuranya na bano bagenzi banje biraba bite? Wenda ni imyambaro yateguwe cyangwa n'ibyo kurya byateguwe bidahuye n'ubushake bw'Imana, bidahuye n'uko inyandiko ivuga, bidahuye n'uko amategeko y'Imana avuga, nuko mu mutima ukumva birakubangamiye, ariko ukavuga uti none se ndanyuranya na runo rungano rwanjye? Atoya, basi kuvuga ngo ntere kunyuranya n'urungano, reka nemere ngenze nte mbikore. Uyu we yaboroze cyane avuga ati nabikoze ntanabikunda, ariko nabikoreye kugira ngo ntanyuranya n'iki n'urungano. Nsese utwanje mu nkumi, njya nabi, nambara nabi kandi mbyanga, marira igihe cyanje mu mikino ntayikunda, none nsoreje mu ruhande rw'abanzi b'Imana. Ukaba muri ekipe z'abanyabyaha, abatubaha Imana, ukabibamo ari ukugira ngo utere kunyuranya nabo. Reka nkubwire ngo ufite amahirwe go kuba ugihumeka, guba ugifite imbaraga, ugifite umwanya, va mu byaha ukora ibyiza, kuko hari igihe uzashaka kubikora ntibigushobokere. Hepfo hari undi witwa Masengesho, nawe yahawe icyumvirizo, agitunga ku mwobo w'igihonomo, yumva ibiri kuberayo. Masengesho: bene data dusengana, mwebwe babwiriza mu mpagarara imbere, namwe bayobozi mu nyobora, ubwo nshize impumu, reka mbabwire iryo numviye ku mwobo w'igihonomo. Numvishijwe risakuza ubudatuza, rikaboroga kurusha ayandi yose, yumvikanaga rigira riti, iyaba Imana yatangaga andi mahirwe ya kabiri we, nakizera maramaje, nareka kubwiriza ibitandimo, natandukana n'ibyaha byo mu mutima, cyane cyane urwango, sinakongera kwishushanya kubo tubana, kandi hirya iyo ndi rubanda rundi. Uyu we yumvishije ku bantu biyoberanya, bakigira abakirisita atari bo, bakigira abakozi b'Imana atari bo, bakigira ababwiriza atari bo, bakigira abaririmbyi atari bo, bakitunganya bakiyoberanya mu bihe by'amateraniro. Amateraniro yamara gusoza bamaze gutaha, bageze iyo mu mirimo bakora ya buri munsi, bakigira rubanda rundi. Akenshi usanga abantu ari ababwiriza ariko ari abasambanyi ruharwa. Akenshi usanga abantu ari ababwiriza ariko ari abasinzi ruharwa. Akenshi usanga abantu bigira abakozi b'Imana ariko bagenda bishushanya. Uyu niryo jwi yumvisije, ndasubira muri iri jwi yumvishije. Bene data dusengana, mwebwe babwiriza mu mpagarara imbere, namwe bayobozi mu nyobora, ubwo nshize impumu, reka mbabwire iryo numviye ku mwobo wa gihonomo. Numvishijwe risakuza ubudatuza, rikaboroga kurusha ayandi yose, yumvikanaga rigira riti, iyaba Imana yatangaga n'amahirwe ya kabiri. Uya ya mbere yari yaranyanyagayeho. Amahirwe ya mbere yari yaranyanyagayeho, niyo mpamvu turi kuganira ku jambo rivuga riti, shaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa, cyangwa se kora ibyiza bigishoboka, kuko hari igihe uzashaka kubikora utakigenza gute, utakibibona. Ari gusaba amahirwe ya kabiri ariko ntayarenda kugenza gute, kubona. Nakizera maramaje, nareka kubwiriza ibitandimo. Kubwiriza ibitakurimo, ukigisha abantu urukundo ufite urwango rwo mu mutima, ukigisha abandi kugira neza kandi weho ugira nabi, ukigisha abantu ibitakurimo. Nareka kubwiriza ibitandimo, natandukana n'ibyaha byo mu mutima, cyane cyane urwango. Hari abantu baba bafite urwango rwo mu mutima, kandi umurongo muri yo watubwiye ngo ntukangire mwene so mu mutima, cyane cyane urwango. Sinakongera kwishushanya
kubo tubana, kandi hirya ndi rubanda rundi. Natandukana n'ubuhanga mfite bwo guhisha ibyaha. Hari abantu baba ingenge, bakigira inyaryenge, bagakora ibyaha bikagaragara bikanumvikana. Umuntu yamusanga neza neza akaba afite ubucakura n'uburyarya, akaburanira icyaha, agasaba ibihamya, wa undi wamusanze akabibura, umunyabyaha akagutsinda kandi ibyaha yaragenze gute? Yarabikoze. Aba nabo nubwo ubwo buryarya waba ubufite, nubwo ayo mayere waba uyafite, ariko igihe kizagera bishire. Igihe kizagera bishire, kuko Imana yo ireba ibitagaragara, ireba imigambi yose n'ibiri gutekerezwa byose. Ubihisha abantu, ariko Imana yo ntuzagenza gute? Ntuzabiyihisha. Haravuze ngo cyane cyane ubuhanga bwo guhisha icyaha bituma mu bandi nemerwa nk'imfura kandi ntimpyisi, ariko ari byo bitumye ngiye gukongoka ngashiraho. Ukigira indyarya, ukigira inyaryenge, ukaburanira ibyaha ukabitsinda, mu bandi ukagaragara nk'imfura, kandi higiye uri iki? Uri impyisi. Ariko nta kabuza bizagutera kurimbuka. Iri jwi ryavuganye umubabaro n'uburibwe kuruta yandi yose, kuko nyiraryo yari umwe muri ba bandi bazakubitwa inkoni nyinshi. Iri jwi ryo ryariranye umuborogo mwinshi n'umubabaro mwinshi kuruta yandi yose, kuko nyiraryo ari muri ba bandi bazakubitwa inkoni nyinshi. Shaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa, kora ibyiza ugifite uburyo, kuko hari igihe kizagera ugashaka kubikora utakibibonera umwanya. Aba bose dusomye ni abantu bagiye birengagiza amahirwe bafite mu gihe bariho ari bazima, bafite umwanya, bafite n'uburyo, bakibwira ko ibyo bari gukora bizashirira iyo ngiyo. Ariko reka nkubwire ngo ntabwo byashirira iyo ngiyo. Baje kubishaka barabibura, bari kuborogera ku mwobo w'igihonomu, baraboroze barasarara, ariko ntibyagenza gute? Ntibyakunda. Icyo gihe kitaragera rero, burya ni ugushaka ibyiza ugifite iki? Ugifite uburyo. Hari isomo ngira ngo dusome mu gitabo c'imigani, mu gitabo c'imigani igice cyaho ni icya 20, maze ni iryo somo naryo tuze kuryumva, kandi turaba turi gushaka kwerekeza ku musozo. Turaba turi kwerekera ku musozo. Ni imigani, turebe, ni imigani igice cyaho ni icya mbere, katurebe umurongo. Imigani igice cya mbere, umurongo waho ni uwa 23. Imigani 23, imigani igice cya mbere umurongo wa 23 haravuze hati: nimuhindurwe n'imiburo yanje, dore nzabasukaho umwuka wanje, nzabamenyesha amagambo yanje. Uyu ni umunyabwenge Salomo yandika ijwi ry'Uwiteka rimuvugiramo, aravuga ati ni Imana iri kwivugira ati nimuhindurwe n'umwuka wanje, nzabamenyesha amagambo yanje, kandi nzabasukaho n'umwuka wanje. Narabahamagaye muraninira, nabaramburiye ukuboko ntimwabyitaho. Ubwo mwahinyuye inama zanje zose, no kubacaha kwanje ntimwabyitaho. Nuko nanje rero nzabakina ku mubyimba mwagize ibyago, nzabaseka ico mwatinyaga kibagezeho. Ni ikibazo gikomeye kandi nisha no gusekwa n'Uwiteka. Niwe dutezeho amakiriro, niwe dutezeho ubuhungiro, niwe dutezeho ubushake n'imigisha byose n'imbaraga. Aramutse akwisekeye hari ahandi wahungira? Ntaho.
burya rero igihe kitaragera ngo akwisekere akubwire ngo nagumenyesheje amagambo yanje ntiwayitaho, naraguhamagaye uraninira, naguhaye ubuzima, nguha umwuka, nguha kurama, ubaho, ngutuma haba kumenyesha ijambo ryanje, baraza bakugeraho barakubwiriza, uraryumva, nguha n'amatwi, ntinakugira igipfamatwi, ntinakugira impumyi, urabyumva, ariko wanga kugenza gute kubyumva. Nuko aravuga ngo nubwo nabahamagaye mukaninira, ngo nuko rero ngo nanje rero nzabakina ku mubyimba, mwagize ibyago, nzabaseka icyo mwatinyaga kibagezeho. Burya buri wese atarageraho Imana imwisekera, buri wese arasabwa kugira ngo igihe cye akibyaza umusaruro, akorera Imana agifite uburyo, akorera Imana agifite ubushake, kuko uramutse usetswe n'ihoraho ntawe wabona aho uhungira. Uramutse usetswe n'Imana ikakwiga, wayiganyira ikakwisekera, ubugushije ishano rikomeye. Aho dusoreza ni mu gitabo cy'ibihamya umuzingo wa gatatu. Ibihamya umuzingo wa gatatu, hari paji nshaka gusoma. Ibihamya umuzingo wa gatatu, ipaji yaho ya 263. 263 ibihamya umuzingo wa gatatu haravuze hati: ijoro rirerire ryo kuba maso, gukora cyane n'imiruho rigiye kurangira. Muri iyi si turimo harimo guhangayika, harimo kuruha, ariko kandi iri joro rivuzwa ahangaha ni ijoro ry'ibyaha. Ni ijoro ry'ibyaha, igicuku c'ibyaha, aho ibyaha bibaye gikwira, aho Pawulo yanditse ngo nje gukora ibyiza bibi bikantanga imbere. None haravuze ngo ijoro rirerire ryo kuba maso, gukora cyane n'imiruho rigiye kurangira. Kristo agiye kugaruka bidatinze. Kristo agiye kugaruka bidatinze. Itegure. Abamarayika b'Imana bashaka kukubatura muri wowe ubwawe, inarinje yawe ndetse no mu by'isi. Abamarayika bo bateza amaboko bashaka kukubatura. Inarinje iba muri wowe, iby'isi bikuzazanya, bo bateza amaboko bashaka kukugenza gute kukubatura. Irari ndetse n'iby'isi. Reka be kuruhira ubusa. Nyabuna reka be kugenza gute be kuruhira ubusa. Uzi kugira ngo batega amaboko bashaka kukuzahura no kukubatura, weho ukabima yawe bakayatega gakaruha, ni ikibazo. Natanga icyitegererezo. Hari ukuntu umuntu aba afite umwana uri kwiga kugenda, tangiye kumenya ubwenge, agasigarana n'abandi mu rugo, weho ukaja ku kazi, ukagenda mu gitondo ugataha nimugoroba, yagukumbuye, yirigwanye n'abandi, ariko urukumbuzi rwawe ari afite. Iyo uregutse ku rembo, ateguza intambwe agusanganira, yiteguye ko ugiye kumwakira. Hari ibintu bibiri biba biri aho ngaho. Umwana ahura n'ikibazo iyo yaje afite urugwiro rwinshi kandi yiteguye kuguhobera, weho n'umunaniro ufite cyangwa n'ibindi by'urimo, wenda uri kuri telefone n'ibindi, iwe akabona umwakiranye urugwiro rukeya. Nubwo atabona uko abigenza, ariko abahuye n'ihungabana mu bwenge. Noneho nawe hari igihe nawe uza umukumbuye, ukumva ukeneye ko umwakira yishimye kandi nawe wishimye. Wenda nawe kubwo akaba waratejwe n'abakuru be, nawe wenda n'ibindi byarimo, ukabona rwose nawe nta rugwiro afite rwo kukureba n'ibindi, ukabona nawe yibereye mu bindi. Nawe nubwo utabona uko bigenza, ariko nawe wumvaga hari icyo bigutwaye hehe mu mutima. None hano ngo abamarayika biteguye kutuzahura, badukuye muri ari ry'ibyo turimo n'ibindi. Igitabo kiratubwiye ngo twirinde tudatuma baruhira ubusa. Ni ikibazo kuja gusanganira umuntu ushaka kumukura mu kaga kari muri no kukareba iwe atakazi, ahubwo akakugaya, ubu aba ari ikibazo. Reka be kuruhira ubusa. Kwizera ndetse ukwizera kuzima niko gukenewe.
kwa kwizera gukorera mu rukundo kandi kweza ubugingo. Ibuka ikaruvari n'igitambo giteye agahinda kandi kitarondoreka cyahatambiwe kubw'umuntu. Ikaruvari ahangaha tugaruye mu shusho Yesu yagiriye ikaruvari, ibibazo yahahuriye nabyo ari gucungura umuntu. None hano haratubwiye ngo nawe ibuka igitambo cyatambiwe ikaruvari n'ibibazo yahahuriye nabyo biri gucungura umuntu. Ubu Yesu arakurarikira kumusanga uko uri uyu munsi ngo umugire imbaraga zawe n'inshuti y'iteka ryose. Ndasubira muri iyi suri. Ubu Yesu arakurarika kumusanga uko uri uyu munsi ngo umugire imbaraga zawe n'inshuti ye y'iteka ryose. Ubwo Yesu ari kuturarika ngo tumusange, tumugire imbaraga zacu n'inshuti yacu y'iteka ryose, mureke muri kano kanya, igihe tugifite amahirwe, igihe tugifite umwanya, twitegure kumusanga kandi duharanire gukora ibyiza, duharanire gushaka Imana bigishoboka ko ibonwa. Abaduteze amatwi mwese tubisabirane mu izina rya Yesu.